Amakosa dukora nyuma yo gusenga kenshi atuma amasengesho yacu Imana itayasubiza. Kuyamenya ukayakosora byatuma amasengesho yawe asubizwa kandi byatuma urushaho kugira ukwizera gukomeye. Hari amakosa tudakwiriye gukora nyuma yo gusenga. Wigeze wibaza impamvu Imana idasubiza amasengesho yawe? Uhora usenga ariko muri wowe kumva hari ikintu kitagenda neza. Amahirwe menshi ni uko amakosa ukora nyuma yo gusenga ashobora kubuza Imana gusubiza amasengesho yawe. Kurikira iyi nkuru witonze kugira ngo ubashe kumenya ayo makosa ubone n'uburyo wayakosoramo. Ni Horeb Mwindaji wumva. Kora subscribe, share, tanga n'igitekerezo cyawe hasi muri comment. Gushidikanya kuganza mu mutima wawe. Ibi bibaho igihe umaze gusenga warangiza ukumva muri wowe ufite gushidikanya ko Imana izagusubiza isengesho ryawe cyangwa se ukumva utabyizeye neza. Turebe noneho icyo Bibiliya bivugaho muri Yakobo gice cya 1 umurongo wa 6. Haravuga hati, ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ugashushubikanwa. Iyo dusenga Imana tuyibwira ibituri ku mutima byose, tukayibwira n'ibiduhangayikishije byose. Iyo twaretse gushidikanya kugashinga imizi mu mutima wacu, tugira imitima ibiri, tukumva uruhande rumwe twizeye ko Imana izagusubiza amasengesho yacu, ku rundi ruhande tukagira gushidikanya ko itari busubiza amasengesho yacu. Tekereza kuri uru rugero. Ufite ikibazo kiguhangayikishije cyane, wifuza kukibwira umukuru w'igihugu, warangiza ugashidikanya ku bushobozi yaba afite bwo kugikemura. Neza naho byaba bitaniye no gusenga Imana ukareka gushidikanya kugashinga imizi mu mutima wawe. Ibi ntibishobora gusa kugabanya ukwizera kwawe, ahubwo byakwangiza n'imishyikirano ugirana n'Imana. Numva gushidikanya gutangiye kwinjira mu bitekerezo byawe, hari ikintu cy'ingenzi wakwihutira gukora. Ongera ukwizera kwawe, utekereza ku masezerano Imana idufitiye. Turi cyo Bibiliya bivuga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 1. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Dukwiriye gusenga Imana twizeye ko izasubiza amasengesho yacu nubwo itahita iyasubiza ako kanya, kuko Imana isubiza amasengesho yacu igihe cyayo kigeze. Ikindi ni ugukora ibitandukanye n'ibyo wasabye Imana mu isengesho. Wigeze usenga Imana uyisaba amahoro, nyuma yo gusenga ukajya gutongana, ukavuga nabi? Ibi byose byatuma ugirana amakimbirane n'abantu, maze amahoro wasenze usaba Imana ntuyabone. Ikindi, ushobora gusenga usaba Imana Umwuka Wera ngo akuyobore, warangiza ugafata imyanzuro udasenze ngo usabe ubuyobozi ku Mana. Igihe imyanzuro wafashe itagenze neza, nta gushidikanya kuba wakoze ibitandukanye n'ibyo wasabye mu isengesho. Ibyo bintu rero byatuma amasengesho yawe itayasubiza. Turebe icyo Bibiliya bivugaho muri Yakobo 1:22. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ibyo bisobanura ko ibikorwa byacu bigomba kuba bihura n'ibyo twasabye mu isengesho. Niba dusenze Imana tuyisaba ubwenge, tugomba kubishakira mu ijambo ryayo. Urugero rwo muri Bibiliya rw'Abisiraheli, Imana yabasezeranije kubaha ibyo bakeneye byose, ariko ntibyababuzaga kwitotombera ibyo yabaga yabahaye. Ibyo byatumye amasezerano Imana yabahaye atinda gusohora. Kimwe natwe, imyitwarire yacu ishobora kutubera inzitizi zatuma amasezerano Imana yaduhaye adasohora. Ikibazo dukunze guhura nacyo ni ukutagira ukwihangana ngo dutegereze ko Imana isubiza amasengesho yacu igihe cyayo kigeze. Turebe icyo Bibiliya nabyo ibivugaho. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1. Ikintu cyose kigenewe igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Iyo tudategereje twihanganye ko Imana isubiza amasengesho yacu, tuba dufite amahirwe menshi yo kugwa mu cyaha. Urugero dusanga muri Bibiliya ni urwa Aburahamu na Sara. Bakiriye isezerano Imana yabahaye ry'uko bazabyara umwana w'umuhungu, ariko kubera kudategereza bihanganye ko Imana ibasubiza, byatumye bafata umwanzuro ubateza amakimbirane kugeza na n'uyu munsi. Aburahamu yaje kuryamana n'umuja we witwaga Hagari. Ibi byatumye abyara umwana w'umuhungu bise Ishimayeli, ari ukomokwaho n'Abarabu. Nyuma isezerano Imana yari yahaye Aburahamu na Sara ryaje gusohora, babyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka, ari ukomokaho Abisiraheli. Kimwe natwe, imyanzuro dufata kubera kubura ukwihangana ishobora kutugiraho ingaruka zitandukanye, nanone kandi ikadutandukanya n'Imana.
Igihe dutegereje ko Imana isubiza amasengesho yacu, ni ngombwa ko dukomeza ukwizera kwacu. Turebe icyo Bibiliya nabyo ibivugaho muri Yesaya 40:31. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Igihe utegereje ko Imana isubiza amasengesho yawe, ongera imishyikirano ufitanye n'Imana usoma ijambo ryayo muri Bibiliya. Icya gatatu, ujye ureka ibyiyumvo bibi kuzura mu mutima wawe. Igihe uhuye n'ingorane ukumva ufite ubwoba ndetse no guhangayika cyane, bikaba n'igihe umaze gusenga, muri Bibiliya harimo ihumure. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyigingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Uyu murongo utwibukije ko iyo tumaze kubwira Imana ibiduhangayikishije byose mu isengesho, tugomba kureka guhangayika, kuko Imana isubiza amasengesho yacu. Nanone biroroshye kugwa mu mutego wo gusengera ikintu tukumva nta kintu Imana iza gukora. Urugero, ushobora gusenga usaba Imana kwiguha akazi, hashira akanya ukumva uri gushidikanya ko wahamagarwa mu kizamini cy'akazi ahantu runaka. Ibi bigaragaza ko nta kwizera wari ufite igihe wasengaga. Uko watsinda kugira ubwoba rero no gushidikanya, ni ukwibuka ko Imana ikwifuriza ibyiza gusa. Icya 4, kwibagirwa gushima Imana mu isengesho. Gushima Imana ni uburyo bugaragaza ko dufite ukwizera, kuko Imana iba yaragiye idukorera ibintu byinshi, kandi nanone bizadukorera ibindi byinshi tuzagenda tuyisaba. Turebe icyo Bibiliya nabyo ibivugaho. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 18, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bashakaho muri Kristo Yesu. Gushima Imana bigaragaza ko tuzirikana ubwiza bwayo ndetse n'uko ari ishobora byose. Imana ifite imbaraga zo guhindura ibyo twari twiteze. Tekereza, uri gusenga Imana, uri gusaba ikintu runaka, warangiza ukabanza ukayishimira ibintu yagiye gukorera. Ibi bintu bikomeza ukwizera kwawe ndetse bigatuma ugira umutima utuje, ukumva ufite amahoro menshi. Ugomba kwitoza gushima Imana no mu bintu bito bito igihe usenga. Urugero, ukayishima ko waramutse amahoro, ukayishimira kuba ukiriho, n'ibindi bintu byinshi yagiye gukorera bikomeza ukwizera kwawe. Kutagira ikintu dukora ku bijyanye n'ibyo tumaze gusaba Imana mu isengesho. Hari igihe Imana idusaba kugira ikintu dushyira mu bikorwa kugira ngo isengesho ryacu risubizwe. Urugero, ushobora gusenga Imana uyisaba akazi, udahagurutse ngo ushake akazi ntako wabona, kuko Imana ntizagusangisha akazi aho uri. Bisaba ko hari ikintu nawe ukora. Turebe icyo Bibiliya ibivugaho muri Yakobo 2:26. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye. Ibi bigaragaza ko nitugira icyo dukora, Imana izaduhera imigisha mu mirimo yacu, kandi bigatuma tubona ibyo twasabye mu isengesho ryacu. Ikindi cya 6, kudasenga Imana mu buryo buhoraho. Ikosa dukora no gusenga Imana rimwe na rimwe tukumva ko bihagije, ko Imana ihita isubiza isengesho ryacu. Muri Luka 18 umurongo wa 1, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu murongo utwigisha ko gusenga Imana cyane atari ukubura kwizera, ahubwo ari uko Yesu Kristo adusaba. Kuko gusenga ni uburyo bwiza bwo kuvugisha Imana ndetse no kuyegera, kuko byongera ubucuti dufitanye nayo, bikanakomeza ukwizera kwacu. Niyo amasengesho yacu Imana itahita iyasubiza, uyu murongo duteye inkunga ndetse n'imbaraga yo gusenga tutarambirwa, kuko Imana isubiza amasengesho yacu ikayasubiriza igihe cyayo kigeze. Twabonye byinshi, amakosa atandukanye dukora nyuma yo gusenga yangiza imishyikirano tugirana n'Imana n'uburyo bwo kuyakosora. Nituyakosora, tuzarushaho kuguma mu rukundo rw'Imana, kandi tugire ukwizera gukomeye muri iyi minsi igoye duhuramo n'ibigeragezo bitandukanye, intambara ndetse n'amakuba. Ndagushimiye, ni Horeb Mwindaji wumvaga. Kora subscribe, share and comment. Mine is your prayer.